ntabwo wabyumva neza ukuntu hari filime nyinshi cyane ziri kugenda zihitinga ndetse zikaba zarakunzwe cyane. Ushobora kuba wararebye Bahubali ese cyangwa ukareba Krish. Iyi ni filime rero tugiye kuba twaganiraho. Niba ukiri mushyashya ibuka ko wakanda ku ibuto ya subscribe, wibuke no kuba wakora ku nzogera. Mu gihe nge tugiye kubona muri kiganiro aracyari Kwizera Jean de Dieu. Ushobora kuba wararebye Krish ukareba igice cya mbere, ukareba igice cya kabiri, ukareba icya gatatu, ariko si icya kane iki cyitezwe n'abantu benshi cyane. Ibi ni byo tugiye kuganira muri iyi video, kandi ndaza kuza kukubwira n'uburyo iyi filime yashutingwemo, kandi ikindi ndaza kuza kukubwira umusozo w'iyi video amafaranga yinjije. Kubera yuko akenshi bashutinga izi filime cyane cyane nk'Abahinde nibo bakunda kudutuburira cyane. Abahinde bari gukora izi filime ushobora kubona ko yuko umuntu agurutse ageze mu kirere kandi ari ibintu bidashoboka. Hari umwana wo mu gihugu cya Amerika yageze kugerageza bino bintu ajya kuri tage agiye kwiganya Krish, ariko yahise ahasiga ubuzima. Rero bavuga ko Krish igice cya mbere cyakunzwe cyane, icya kabiri cyo cyaje gikunzwe cyane kurusha n'izindi filime zose. Twagera ku cya gatatu cyo cyaje gikunzwe cyane bitewe n'uko cyahitinze cyane. Barakubwira ko iyi filime ikimara kugera kuri YouTube yahise yakirwa n'aba partner program 375 mu masegonda 12. Byumvikane ko yamaze umunsi wose yari maze kwinjiza views biliyoni n'135. Uko akenshi na kenshi izi filime ubundi uburyo zikorwamo nibyo ngiye kukubwira. Akenshi bakunda gukoresha imigozi cyangwa se breakdown. Iriya migozi impamvu bayikoresha nuko ibafasha kuba yatombagira mu kirere. Iyo bajyanye muri CGI yabo babasha kuba basiba ya migozi bikerekana ko bari kuguruka. Reka nkubwira ati witeguye igice cya kabiri cyo nzagukorera n'amafaranga yinjije n'uburyo yabagoye. Reka nkubwira ati mukomeze kugira ibihe byiza cyane.